gitifu ahamagara wa muturage na wa mukire bombi arababwira ngo meya w'umujyi arabashaka apana w'akarere gitifu mvuga n'uw'umurenge meya w'umujyi arabashaka uwo meya yari AI yari acting yego full meya yaramaze kugirwa ambassadeur n'umudamu uwagitingaga ako kanya niwe bavugaga nka meya ariko kuri komande ya gitifu uri kurikira neza gitifu ahamagaye umuturage n'umukire ngo meya w'umujyi arabashaka yego si ubashaka ubashaka ni meya si uhamagaye yego uhamagaye ni gitifu kandi si ubashaka bajya guhura ikipe y'umurenge n'umujyi bahurira muri hoteli si ku kazi yego urumva iyo mikorere gitifu ahamagaye abantu babiri bashaka kugurirana baturanye ababwira ko ari meya w'umujyi agitinga meya w'umujyi ubashaka babahuriza muri hoteli atari ku mujyi si ku mujyi si ku murenge yego uko umuturage yambwiye none mu kavuyo baraburana nyirakuru aragenda ahungira Kibumba ahetse aka kana bageze Kibumba habagaho indwara nyinshi zicaga abantu cyane cyane iz'amazi mabi z'isuku nyirakuru arwara macinya arapfa macinya aho yamutsinze ihamutsinda ahetse aka kana bagiye gushyingura muri fosse commune mu cyobo rusange bagomba gushyiramo abantu kuko hapfaga benshi mu nkambi imwe kandi no mu makoro ntago byashobokaga ngo buri wese bagende bacukura umwobo we bagiye gushyingura bashaka gushyingura umukecuru n'akana ahetse aka turi kuvuga ati n'uyu ari we nge abari bari gushyingura bati n'uyu ari we nge ndimo ndasoma ibyo yanditse arashyinguranwa nabo abari bashinzwe gushyingura baravuga ati n'uyu najyane nabo kuko ari ku mugongo w'uwapfuye bashobora kuba barabitekereza bavuga ati n'ubundi ku mezi 6 ntari bubeho uwari umutunze n'uyu ubwo nagiye muri commentaire reka nkomeze ubutumwa yanyandikiye bibi mpaka kugezaho mama Anastasie uwo ni uwamutoraguye yavugiye hejuru ati no uwo mwana dore ko nta nakana k'agakobwa ngira and that's how I survived yabyanditse mu cyongereza byo bamusiganiye bamwe ati duhambe tugire gute mama Anastasie ati musigeho ni mukame nta nakandi gakobwa ngira ati that's how I survived mwemeze igihe cyo guhunguka bakavugamo numvise n'ibindi byinshi bakavugamo ngo Mutabazi ngo afite ngo mu muryango baramuciye ngo bagize ngo bamuriye remove ngo bamuvanye ku rubuga rwa famille ngo kubera ko ngo ku rubuga ngo hariho umuntu ngo wanyuze kuri yellow paper ibyo ubuzima bwacu none kameme asaba se ko Mutabazi yavanwa muri groupe cyetse abasaba atari abantu nose kuba ari muramu we yaza gutegeka umuryango ku buryo umwana w'imfura avanwa ku rubuga rwa famille ngo kuko wasohotse kuri yellow paper niyo yaba ari green icyo ntibishoboka ukaza mu muryango ngo kubera ko utunze umukobwa wabo ukabateranya n'umuhungu wabo w'imfura bafite ikindi bapfa kandi kabarira ntabwo ari ubuhungu uzanabaza n'umudamu muzehe ndi nyine ndavuga papa ise wa Mutabazi na mama we ndumva haba ibindi ariko si cya kabiri bakuriye remove muri groupe WhatsApp ya famille ni ngombwa guhita ujya muri divorce umugore wawe bigize muri ruhare so impamvu zishobora kuba nyinshi za divorce ndabyemera pe ndabyemera ariko kwizana ku mihanda ugatangira uzana impamvu ntabwo kuribwa remove muri groupe ya WhatsApp ntibyatuma tera divorce ubwo hari ikindi kibazo hari ikindi pe kandi nanone cyahaba kitaha bigumane muri famille usi imihanda iramugiriye ihe nama iyo nkuru ntago ari inkuru uriya mwana araduhombeye kabisa ndababaye kabisa oya ntabwo ari kuriya
tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, karya Omar Pano nanone kandi reka twizere ko mumeze neza cyane, tubonereho kubaha ikaze kuri Pano. Ubwo iyo mvuze ngo ikaze n'ubundi muhasanzwe, ariko tuba dufunguye Pano kugira ngo tuganire n'ubundi na Karya Omar Jean Baptiste, n'ubundi mumenyereye hano kuri Pano, ari nawe ugenda udufasha kugenda twumva ibintu bimwe na bimwe neza, adufasha atera imetero genda dusobanukirwa. Yego. So Karegeya, nongeye kugusuhuza nanone kandi abantu bo kuri Pano 28. Okay, nanjye mbasuhuze, ndabizi ko muri benshi beza kandi inshuti z'akadasohoka mufite byinshi mutumariye muri bya byiciro navuze byinshi mu bice byinshi murimo. Yego. Abi Kampala reka mbasuhuze bo, nanjye zashaka uburyo nabasura. Nzabivuga hano. Nuko wenda nshobora kuzabivuga nkaba nikururiye hakazaza bya byiciro byose kaziramo. Impamvu mvuze Kampala nuko uno munsi hari inkuru ibabaje ariko tugomba guhinduramo ishimishije y'umwana ushaka umuryango we. Iyo niyo turaza gutindaho. Icya kabiri impamvu mvuze Kampala, murabizi ko ariyo Goreti wa undi mushiki wa Brown na Robert Kabera nawe akurikira ibiganiro byanjye. By the way, nubwo Goreti namufashije kubona umwisengeneza we, nanjye hari umwana wanjye wariyo ubu afashwe neza, ari mu maboko ya Goreti na Robert. Wow. Ariko n'uyu tugiye gushakira umuryango, ubwo nawe arinjira mu muryango. Bivuze ko umunsi nagiye Kampala nibura tuzaba dufite umuryango mugari kandi tukomora hano. Ubwo indi nkuru kaba ariyo mperaho. Ubu tuvugana mvuye 15. Yego. 15 umuturage wanyitabaje, ariko ntabwo navuga ko ari wanyitabaje, ibintu babiri birebire. Yego. Nahamagawe n'umuntu, niba wibuka nigeze kukubwira mfungirwa Kongo nataha nkajya njya kwitaba buri wa gatanu. Yego. Uwo nitabaga niwe wampamagaye. So umuturage wa 15 yitabaje uwo nitabaga wo mu biturika nawe ati kankubarize Karegeya. Basobanurira ikibazo cy'inzu yasenyutse, bagiye gusenya ibibazo umujyi wa Kigali muri teori. Ariko se 15 uko ari impazi nkimagina nkumva iyo nzu ntari kuyibuka aho hantu, ariko nkabibona ko nkabona King David haruguru, nkabona Legacy, nkabona Populaire, nkabona kwa Patrice no kwa Karangwa, aho wasimpabone ntabwo ari kurereka manze ngeyo nigerereyo. Urabizi ko mu byo ministre yashimye ni kujya kuri tele. Ndabona naho kugira ngo nzavuge ibintu bihabanye kanigerereyo. Yego. Zindukirayo. Bambwiraga amanegeka nkumva ntayumva. Yego. Nigererayo sanga, ariko tuzanahakorera n'ikiganiro stand up abantu babibone. Yego. Haruguru hari King David ishuri haratengutse. Yego. Munsi ya King David harimo uwo muturage na Legacy ibumoso. Munsi y'uwo muturage hari farumasi ya Legacy. Iburyo bw'uwo muturage hari parikingi ya Legacy. Haruguru hakaba King David ahatengutse. Yego. Uwo muturage niwe nabonye ibaruwa ya nyuma umujyi wa Kigali wamwandikiye ubyita ko ari mu manegeka, ariko habaye amanegeka ku bintu bibiri tuzabyerekana live. Cyambere amanegeka yatewe nuko gutenguka kwa King David kubera amazi yo mu kigo.
hamaze gutenguka bagiye kugira ngo barahatunganya itaka bakarimena kwa wa muturage. Itaka rigeze mu murima mu isambu ya muturage kubera kuri tsindagira n'amamashini bigera ku nzu iriyasa. Hanyuma umujyi wa Kigali ngo wagiye kuhasenyesha, umuturage yambwiye ko ngo bagiye ari nimugoroba, ariko n'umujyi wa Kigali turi kuvugana. Yego, nzajya gukora yo stand up mfite na position nzima y'umujyi wa Kigali, ko ndabizi ko n'uyu munsi bari bafite gahunda yo kuhagera. Noneho umuturage akavuga ati aya manegeka nayatewe nari amazi yo muri King David. Yego, noneho nyuma mu gukemura ikibazo cya King David itaka barirunda kuwo mugabo rya affect inzu, arasenya amabati ararunza aho ngaho n'amafoto bayampaye. Yego, uko inzu yari imeze irarambaraye. Yego, ariko hakabamo akana abantu birengagiza. Dosiye imaze igihe kuva 2018 kuko umukire wa Legacy urumva ko amufite aramukikikwa ibumoso munsi iburyo aramugose. Yego, yashatse kugura, yashatse ko hamugurisha, bigenda bipfa. Hari inzira nyinshi byagiye bicamo, bumvikanye amafaranga, bavugana kwishyurana mu byiciro, bavugana kugira gute. Donc ni metero abakurikira bagiye babenya ntuza, kuko na vice mayor w'umujyi wa Kigali turi kuvugana, ariko ayo mateka ashobora kuba atayazi cyangwa se yayirengaje cyangwa bamuhaye ibitari byo. Umukire ashatse kuhagura bagenda bapfa ibyo byiciro. Yego, ariko umukire byanze bikunze ahashaka. Birangira inzego gitifu w'umurenge abyinjiramo asa naho avugira umukire. Ngo agahamagara umuturage akavuga ati ariko kuki utavugana na ntuza, ati mwavuganye iti twavuganye kugura ariko byaranze. Nyuma gitifu ngo yamabwira erega uzavugane na kanaka kandi yazaguza yemere. Byatangiye kugira gute, umuturage muri we yafashe gitifu nkaho yabaye umukomisiyoneri wa mukire. Nangiye kuvuga nangiye byatangiye kuzamo komisiyo. Voilà. Birangira gitifu hamagara wa muturage na wa mukire bombi, arababwira ngo meya w'umujyi arabashaka, apana w'akarere. Gitifu mvuga n'umurenge. Meya w'umujyi arabashaka. Uwo meya yari AI, yari acting. Yego, full meya yaramaze kugirwa ambassadeur n'umudamu. Uwagitingaga ako kanya, uwagitingaga niwe bavugaga nka meya, ariko kuri komande ya gitifu uri kurikira neza. Gitifu ahamagaye umuturage n'umukire ngo meya w'umujyi arabashaka. Yego, si ubashaka. Si ubashaka ni meya, si uhamagaye. Yego, uhamagaye ni gitifu kandi si ubashaka. Bajya guhura ikipe y'umurenge n'umujyi, bahurira muri hoteli. Si ku kazi. Yego, si ku kazi. Yego, urumva iyo mikorere. Gitifu ahamagaye abantu babiri bashaka kugurirana baturanye, ababwira ko ari meya w'umujyi, acting meya w'umujyi ubashaka, babahuriza muri hoteli atari ku mujyi, si ku mujyi, si ku murenge. Yego, uko umuturage yanambwiye ko ari n'amajwi afite yazayaduha. Ambwira ko muri iyo nama ngo byari ukubumvikanisha kugira ngo uwo mugabo agure. Hanyuma umuturage yanga amafaranga. None ngo birangira umukire amubwiye ati munshakira abagena agaciro. Yego, babarira uyu muntu mwimure, kuba bagende babare kuri metero kare. Ntabwo hari kuvamo amafaranga angana n'ayo umuturage yifuza. Biranaba bashaka umuntu arazagena agaciro, ngo bahamagara wa muturage nyiri ubutaka ngo azasinya ati nta kazi nabahaye. Bamushakiye umukira agaciro se. Nyuma y'iyo nama turi kwihuta kuba ko turakora ikiganiro kirekire kandi iki tuzagisubiraho. Yego, nyuma y'iyo nama yo muri hoteli yatumijwe na gitifu ikayoborwa na meya w'umujyi acting. Nyuma muri iyo nama basohotse, umukire yavuze ati uyu muntu arimo arananiza, munshakira umugena agaciro tubari kuri metero kare mwishyure. Yavuze mwimuragende
koko biranaba umugenagaciro ajyayo atari nyir'ubutaka umujyanye ajyanwe ahamagawe na gitifu w'umurenge hari bwishyure umukire ushaka kugura bazanye raporo umuturage ati reka da nta kazi nabahaye. So kuri iyi saha nk'uko amafoto abigaragaza inzu yari yashije umujyi wa Kigali ujya kuyisenya ari nimugoroba ariko yashijwe nuko King David haturutse amazi umujyi wa Kigali ukajya gukemura ikibazo cy'ayo mazi ya King David ukamena itaka mu isambu y'abamuturage batamubwiye noneho ryataka bamenyemo rinatose ryafegita inzu ye irasenya. Ubu rero meya vice meya arimo turimo turavugana ananyereka ukuntu hari hameze ariko ayo mateka agomba guhabwa agaciro cyane ayo kugurirana ay'ubukomisiyoneri bw'abagitifu n'abameya bari kubijyamo n'ayo mazi ya King David n'iryo taka ryamenwe muri ubwo butaka. Uri kuyumva ejo tuzakora standard uko biri mu magambo mbikoze ariko kwandika ibaruwa yanditsemo ijambo amanegeka. Yego amanegeka hagati ya mu nyubako oya ibumoso Legacy hepfo farumasi ya Legacy iburyo parikingi ya Legacy hagati umuturage aho niho habaye inegeka King David ahandi hose ni sawa. Kandi amanegeka abantu bashinzwe iby'imiturire hari amanegeka asatira umuturage. Yego iyo umwitiriye amanegeka niba ari amazi nka za ruhurura naho ngaha muri Muhima hari abaturage bari baragiye kukodesheza babwira ngo batuye mu manegeka kandi amanegeka ruhurura niyo yahagize amanegeka kandi ruhurura yaje nyuma bahatuye. Ruhurura amanegeka atewe n'amazi cyangwa ruhurura ni ikibazo cya planning y'abashinzwe urbanisation. Umuntu ari gusenywa n'amazi aturutse ruguru kubera ko abubatse ruguru n'uwabahaye uburenganzira bwo kubaka ataberetse uko amazi bayamanagenga none namara gutobora ukabwira umuturage ngo yubatse vanegeka kandi amazi ahamusanze ayatejwe cyo nacyo kigomba gusobanuka. So keretse byiswe wenda ko atuye ahashyira ubuzima bwe mu kaga nabyo bajya babivuga. Yego ariko kuba manegeka byo amazi ari amazi yatobotse haruguru ya Legacy yavuye muri King David kandi King David yubatswe hari icyangombwa hanyuma inzu y'uwo mugabo gusaduka byatewe n'itaka naribonye baharunze banaritsindagira. Yego ariko n'ubusanzwe hasanzwe ari hasi gusa ikigaragara cyo arimo hagati kandi ahandi hose nta namwe hari towe. aho niho bigoraniye bizasaba ko tujyayo tukagira ariko ni dosiye isa naho iri komplike kandi irimo abayobozi b'umujyi wa Kigali basa naho ari bashya par rapport y'igihe ikibazo cyatangiye kimaze bisaba kwitonda kwitonda ariko nujya kuri tele hari ibyo tuzabona tugasobanukirwa wenda tari mu nkuru mbarirano ariko n'amafoto barayabona ariko duhagazemo byo bizaba bigaragara kuko ari iryo taka ntaryiboneye ari ibyo byatengutse bya King David ntabyiboneye. Niyo nzu yasenyutse amabati aparitse arunze hepfo aho inzu yasenyutse ni ibinonkori harimo za mpunyu na broke na rukarakara na ryataka aho rirunze byose birahari. So ubwo rero byari uburyo bwo kugira ngo n'abandi bazadufashe ariko ako kantu k'ubukomisiyoneri ubuhuza da ikambyite wenda ko komisiyoneri arishyurwa ariko wenda niba babikora no ku nyungu wenda rusange muri iyo nama ngo barumwe ngo ririya vuriro ridufitiye akamaro. Yego kuki utagurisha aha hantu ngo bagura ivuriro ariko nakabwira ati uyu ni umushoramari namba amafaranga muco si byo se umutungo we urumva harimo n'icyitwa kuvogera umutungo w'umuntu ari iryo taka bamenyemo ari ukumwempoza kugurisha byose ntabwo babanza ngo barebe ngo we arabyumva ate. So ibindi tuzaba ibindi kuri tele bigaragara ariko reka mbere yuko dukomeza ubwo ngubwo mbwire yaba we n'abandi bajye kwikara rwose barebe ko bahugura ibikoresho by'ubwubatsi bisoza inzu amabati yo ntayo bagira n'amatafari ntayo ni finissage amarangi rangete gypsum
Orpano so mugende i Remera imbere ya gare uciye munsi ya station tambike yego utambike urabona inzu yitwa Ikaro Plaza ariko ushobora no kubahamagara kuri 0783 156 agataho ejo hari umuntu wajandikiye ambwira ngo mbaze Ikaro Plaza niba bakeneye warehouse buriya si nk'ibistoke ariko naramubwiye ni wowe tuzaza dufate video ya warehouse tuyamamaze abakiriya barahari n'ubu babyumvise cyane rwose urumva madame ariko iri Rusororo umuntu ukeneye warehouse Rusororo azace kuri pano tuyimurangire abavana ibicuruzwa hariya muri Dubai Port yego abandi ababona ku igahanga ari kure ko hari ama warehouse cyane ubwo rero ushaka ya Rusororo azace hano kabisa ubwo nibyo nibyo so rero ariko n'abakeneye umusare bagiye kuri Dani bagiye kuri Dani nyaboneka mutuvugishe umuntu ukeneye umusare umuntu ukeneye umushoferi wo kumusova in one way or another Dani ari tayari so rero Karegeya nyemerera twinjire mu kiganiro nyirizina cyane ugaruke kuri iyo uyu mwana reka tubanze no mwana y'umwana ndamwita umwana ariko afite 30 ni mukuru umwana yarampamagaye yego abanza kwisegura ngeze ndamubwira ntiyohereza audio ndayumva randika kuri chat amateka iyo bikubwiye nawe wumva bigize umwana avuga Ikinyarwanda kijya kumera nk'ikirundi cyangwa se cy'abanyekongo abanyekongo biga Ikinyarwanda pana abanyekongo bavuga Ikinyarwanda umunyekongo wize Ikinyarwanda yambwiye impamvu muri 1994 we n'ababyeyi be ngo barahunze bahunga bagana Zaire yego mu kavuyo nyina ashobora kuba afite abana benshi n'imizigo amatungo guhunga abantu barabyibuka biba ngombwa ko akana k'amezi 6 arakonga ko turi kuvuga gahekwa na nyirakuru nyina atwara abandi bana n'ibindi none mu kavuyo baraburana nyirakuru aragenda ahungira Kibumba ahetse akakana bageze Kibumba habagaho indwara nyinshi zicaga abantu cyane iz'amazi mabi z'isuku nyina nyirakuru arwara macinya arapfa macinya aho yamutsinze ihamutsinda ahetse akakana bagiye gushyingura muri fosse commune mu cyobo rusange bagomba gushyiramo abantu kuko hapfaga benshi mu nkambi imwe kandi no mu makoro ntago byashobokaga ngo buri wese bagende bacukura umwobo we bagiye gushyingura bashaka gushyingura umukecuru n'akana ahetse akaturi kuvuga kabisa abantu bajya impaka baragigira bati agakana karahumeka bahagoboka umudamu umwe aravuga ati n'ubushanzwe nabyaye abahungu gusa aka gakobwa mukame karakuze uwo wagafashe icyo gihe yarapfuye impamvu nari mvuze ko Ikinyarwanda cye rero kivanze umwana yarize barahungutse aba muri za Rwerere muri Rubavu hanyuma wa muryango wamutoraguye barapfa yego aba umwana wo mu muhanda wo mu cyaro asa nabi ndaza kubisoma noneho arara hanze so birangira abantu bagenda bamukorera ubuvugizi ngweraragaho abonye rwose za Local Defense ndaza kubisoma za Local Defense arizo zimutoragura ariko zikora ubuvugizi insengero ziva hasi ku rusengero bakamuhudukayi kuko ko yari umuhanga rero biza kugeraho ngira ngo diocese yashyira y'abaporoso yayoborwaga icyo gihe na Rucyahana ndayibona rwose uko yamunyandikiyemo bavuga ati turashaka abana dufasha
tugende noneho mu nsengero amatangazo ku mwana babonaga ntagira aho aba yambaye nabi gera mu ishuri insengero zikagenda zibwirana bamushakira udukoresho amakuru agera kuri diocese yashyira y'abaporoso kwa Pastor John Musenyeri John Rucyahana basaba abana bo gufashwa bahera kuba abahanga kandi basanganwe ibibazo wa mwana azamo nuko ajya kwiga Sunrise yayiga primaire yayiga segonderi yize mu bigo byiza pe yego na Riviera yarahize na King David twavuze tuvuga yizeho yes yize ku bigo byiza ubu yararangije nyine ngira ngo afite masters mu bintu bya tourism akazi aragakora rugira gute ariko icyo ni ikibazo ntago nari nakomoza rero ku cyatumye mbere yuko nsoma messages ze nagira nizo ngenera abankurikiye ino kwa Gisimba yarahabaye kubera urumva ahantu yiga yarafite umuryango umurera nabo barapfa yego birangira umwarimu we wo muri Sunrise niwe mutereteye kwa Gisimba ahamara imyaka 2 icyatumye rero igituma avuga ikinyarwanda nabi rero ntabwo ndashaka kukikomozaho cyane kuko ni ngombwa nuko byageze ahantu abantu ari abamufasha ari abatamufasha ari abajya gute abantu bamukikije bumvaga ko ari umunyarwanda bakamwongera kumwinjiza mu mateka mu bya bindi twavuyemo by'amoko kandi watazi buriya wake ubwoko niyo nubwo bwavuyeho ariko n'uwabwemera avuga ati bukomora kuri data bukoma kuri makombuzi ati se baranyitira n'ubwoko bw'abantu ntazi uruzi wabunyitirira anyereka data uruzi wabunyitirira anyereka mama ibyo bintu biramutraumatiza cyane kwitirirwa ubwoko wowe utazi wazi biba ngombwa ko aka kantu uzagasuriye neza biba ngombwa ko yiyambura igituma bamwita umunyarwanda niyo mpamvu ururimi rwe navuze ikirundi n'ikinyarwanda cy'umunyekongo wakize akuze n'ikigande urumva intonation ye nta kinyarwanda cyuzuye kirimo ariko mu kwandika arabizi ariko kuvuga ton iza irimo ikinyekongo ikigande n'ikirundi rimwe na rimwe hari n'amajwi izo ndimi zita umuntu avuga nka Kigali akavuga Kigali yavuga umuntu akavuga umuntu harimo ntuzi ariko yabikoze abishaka kugira ngo yiyambure kugira ngo akwepe abashaka kumuhuza n'amateka bamwitirira amoko kandi we atazi n'ababyeyi yarambwiye ati nafashe umwanzuro ntakuka wuko 95% mvuga icyongereza kugira ngo uvuga icyongereza byo bashobora kuvuga ko umugande umunyekongo sava ati nibura ntihagire imbyana muri bya bindi aho niho byagendekeye niko byagenze kandi noneho reka some icyatumye kuba avuga ikinyarwanda gipfuye niko nabyita yikuyemo yashakaga gukwepa ibimuhuza ibituma abantu bamujyana muri bya bindi kandi we mu mateka adafite okay noneho reka some ubutumwa yanyandikiye muri make biragaruka kuri ubu ngiye gusoma ubutumwa bwe hanyuma ntanga ubutumwa kuba dukurikiye mbabwire naho mbigeze hanyuma tusoze turahita tujya kuri nyirango case ya Mutabazi ni ya doctor okay dore uko yanyandikiye ati kera intambara iba Magramere ubwo ni nyirasenge yarampetse ari kumwe na Safiye ariwe mama bahunga nyuma baratana nyogokuru ahungira Kongo Zaire ikibumba mu nkambi ya Kibumba nyuma indwara ya macinya iramuhitana arapfa mu kwegura imirambo ngo bagabanye umwanda
n'umwanya uboneke nyogokuru aza mu bapfuye muriho ndi mu mugongo we muriho nkiri muzima muri cya gihe urabona muri cya gihe urabyumva nabyo muri cya gihe ngo bahambe muri mass grave force commune bashiramo abandi bose batandukanye babaga bapfuye muri force commune bashyiragamo abapfuye ati n'uyu ari we nge abari bari gushyingura bati n'uyu ari we nge ndimo ndasoma ibyo yanditse arashyinguranwa nabo abari bashinzwe gushyingura baravuga ati n'uyu najyane nabo kuko ari ku mugongo w'uwapfuye bashobora kuba barabitekereza bavuga ati n'ubundi ku mezi 6 ntari bubeho uwari umutunze n'uyu. Okay, ubwo nagiye muri commentaire reka nkomeze ubutumwa yanyandikiye. Bibi impaka kugezaho mama Anastasie uwo ni wamutoraguye yavugiye hejuru ati no mumpu uwo mwana dore ko nta nakana k'agakobwa ngira. And that's how I survived. Yabyanditse mu cyongereza byo. Bamusiganiye. Bamwe ati duhambe tugire gute. Mama Anastasie ati musigeho ni mukame nta nakandi gakobwa ngira. Ati that's how I survived. Mwemeze? Yego. Igihe cyo guhunguka kiragera. Mama Anastasie wamutoraguye arampungana angarukana i Rwanda. Kuvuga ngo arampungana nuko muri rapatriement massif mu gucyura impunzi habanje kongera guhunga uva mu nkambi utorongera ko bahungaga amasasu. Rumva? Yego. Bavuye mu nkambi y'impunzi bahunga none babona guhunguka nyuma babanje guhunga bigira hirya bagiye bagera za nuza za tingitingi urabyumvise bahunga kandi bavuye mu nkambi y'impunzi nanone barahunguka. Hanyuma aramuhungukana agarukana i Rwanda Igisenyi ahitwa Rwerere hari hakiri intambara y'abacengezi gusa nyuma amwita amazina abanza kumwita Kibera inka. Ayafite ubu ntago namubajije niba ndaza kuyavuga ariko nabirenze. Amwita amazina. Yego. Mbaho nawe arwanirira ishyaka ryinshi ko nta kwitwa uwo yatoraguye ahubwo ko ndi umwana we nk'abandi bazwi kugeza apfuye n'umufasha we muri za ntambara z'urudaca z'abacengezi. Bagipfa rero nabaye inzererezi. Yego. Homeless niko yabyanditse. Abamutoraguye bapfuye mu ntambara z'abacengezi asigara homeless inzererezi y'Irwerere ku Gisenyi. Nta nubwo ari mayibobo y'i Kigali nibura igenda itoragura amandazi banaze mu mifuka. Arawe yashyize wenda ko yanganaga amezi 6 yarabimbwiye. Oya icyo gihe mu y'abacengezi no kubara imyaka ni w'ikenda kane. Homeless. Yego. Me n'ubundi si hejuru y'6 nakomeje. Me buri wese aho iwacu kugeza ubu banzi nka wa mwana watoraguwe na Anastasia. Yego. Arahita iwabo kuko kwa Anastasia bazi ko ari umwana watoraguwe. Bibaho twiruka twihisha abashyingura babo bagashyingura aho kwihisha amasasu bishiriye nguma ndi wa mwana urara mu bishanga kugeza aho Roko Defense zasabye mudugudu kunsabiraho kuba naho bitari byo. Bama banyikanga mu ijoro. Bama urumva ari ikirundi. Banyikanga mu ijoro kuko yararaguzwaga mwana w'umukobwa. Mu gatondo kare nacyo ni ikirundi. Mu gatondo kare mbyutse aho nabaga naraye hanze nsa nabi cyane nk'umwana utarara mu nzu. Mwemeze? Yego. Nyuma rero nibwo banzuye n'abana ba Mary w'umugabo wa Anastasia
ubwo abana ba Mary w'umugabo ubwo ni nyirabukwe Ehe. nyirabukwe wa Anastasia ni uwamutoraguye Yego. ariko yari amaze gupfa abo ku mugabo wa Anastasia ari we nita papa Edward nyuma nawe aza gupfa bavuga ko yishwe n'uburozi inkuru iba Kimomo ati uyu mwana atera umwaku uwo abanye nawe wese arapfa ntibyabuza mukuru we papa Bernard kunyakira we n'umufasha we Alphonsine ateka shariye my dear Aha. ati buri dimanche twajyaga gusenga babona mpora mu mwenda umwe ndaho imishatsi yaranyereyeho nsa nabi by'umwana wo mu cyaro nta nkweto nta mwenda byinshi biranga umwana utagira kivurira nibyo byandangaga mbaho one day like this icyo niwe wabyanditse one day like this umunsi umwe nk'uyu kabisa nk'uyu ndi muri class mu kiburamwaka gardienne mwarimu dusabe arampamagara ngo sohoka hanze baragushaka nkigera hanze mpasanga a very tall guy umugabo muremure with the camera a very tall guy with the camera umugabo muremure ufite kamera bita Vincent ambwira guhagarara hafi n'urukuta rwa classe nigagamo aramfotora aragenda yewe nanjye subira mu ishuri ubuzima burakomeza ubwo bishatse kuvuga ngo iyo kamera ushobora kuba ariyo yageze kwa Rucyahano niko nabyita turakomeza undi munsi nanone Pastor Emmanuel arampamagara ngo nzi imbere y'ikanisa y'urusengero nkuko byari bisanzwe nka byose babireba abantu bandeba ari nako bavuga nkigera imbere y'abakristu Pastor Emmanuel abasaba ko baceceka agatanga itangazo ndaho vraiment ntazi what's going on ntazi bijya mbere numva aravuze ati uyu mwana nawe ari mubo twashyize kuri liste ya paruwasi twasabwe na Musenyeri Rucyahana entre parenthèse uyu mwana kandika ati he is a hero to me as well. Yes. Donc Pastor Emmanuel abwira abakristo ati muceceke hanyuma arababwira ati uyu mwana nawe ari mubo twashyize kuri liste ya paruwasi twasabwe na Musenyeri Rucyahana. Umwana kandika ati he is a hero to me as well. Okay, nako. Yes. Hey, mujye mwumva. Ubwo nibwo ubuzima bwese busa naho butangiye. Iliste yasabwe na Rucyahana. Mubashakaga abana bande muri buri paruwasi. Bamushyiraho. Umva nyine kumva Musenyeri kujya ku rutonde rushyirwa Musenyeri bisubizo byari bitangiye. Umwana ati he is a hero to me as well. Na Rucyahana n'abamuzi babyumve. Uyu mwana Rucyahana ashobora kuba atamuzi ariko kwa kundi nyine urakora gusa ugira neza kayisanga imbere. Umwana avuga ati Rucyahana is a hero kabisa. A hero to me bivuze ngo ni intwari yanjye ifasha abana b'imfubyi. Yego. Nuko pasiteri yamfashije nibaza ko ntawo yaraziranye na mama Anastasie wantoraguye mbirebye iminsi yose mvuga ko byari gahunda y'Imana vraiment nta kindi navuga nari muziho. Pasiteri nde Emmanuel aho ari yaba ariho yaba atariho umwana imushimire kuko uyu mwana nawe aramushimira. Ubwo kuva icyo gihe
kuva icyo gihe yagiye ku rutonde rujya kwa Musenyeri Rucyahana. Sunrise ni y'abaporoso, ubwo yahise ajya mu ishuri birarangiye. Sunrise urayizi mu bigo bya mbere hano mu Rwanda. Mubaza mu bindi namubajije, ndabona hari icyo ntemprimye, arakantu nshobora kuba ntemprimye, nze ndebe arakantu nshobora kuba ntahaye uwemprima. ndaje nkarebe aho avuga byanashoboka ko nta byemprimye. Reka nze ndebe ahantu ahita avuga ati ubwo ubuzima bwari butangiye. Vraiment nta kindi cyo kuvuga nari muziho. Yes, ya paragraphe ntago uwemprima ntago yayifunguye neza. Iriya reka nkomereza aho yaravuze hero Rucyahana is a hero, is a hero to me as well. Ifasha abana b'imfubyi reka ndebero no hano, ifasha abana b'imfubyi batagira hepfo na ruguru mubo twandikishije. Uyu nawe yahisemo rero, twasabaga ko twakwifatanya tugakora fundraising. Uwo ni Pasteur Emmanuel. Donc yaramaze kuvuga ati aba bana ba Rucyahana, aba bana baroherezwa yego kwa Rucyahana yego, ariko dukore fundraising. Uwo ni Pasteur ati reka ndebe dukore ariko rero twabasabaga ko twakwifatanya tugakora fundraising, tukamugurira imyenda azatangirana ishuri yambaye, kuko baraza kugenda vuba. Twari batatu n'abandi basore babiri, donc niwe n'abandi basore babiri. Yes, donc Pasteur yatanze ubwo butumwa, uyu mwana arimo twohereje kuri lise kwa Rucyahana. None ejo bazagenda dukore fundraising, abona imyenda atajya Sunrise asa nabi. Yabikemutse gutyo. Ngo niko kwiga Sunrise imyaka yose, primaire, secondaire, nta handi hose yize. Ubwo ariko nabwo yashyizemo aho wenda yatahaga mu mavakansi aho yabagaba. Yarabimbwiye n'ibyinshi, ibyo nemprimishe ni ibindi, hari izindi chat twakoranye mbere uko yagiye, ariko yabayeho yaramakizaga, yarabimbwiye mbere yuko ajya kwa Gisimba 2010. Yajyaga vacances zarageraga akajyana nabo bigana, cyangwa se bese gutyo ahindagura. Bigeraho umwe mu babanaga niba yaragiye hanze cyangwa yarimutse akajya kure, biramucanga. Bimucanze abibwira umwarimu. Aho yatahaga urumva, reka nongere ubutumwa bwa mbere yampaye ubwo nta nemprimye. Ati nabaye i Rwanda ubuzima bwanjye bwose mpava 2021 mu kwa gatatu irangira lockdown yose nari mu Rwanda. Primaire nayize Sunrise muri interna 2001 kugeza 2009. Urumva nasibiyeho kabiri. Secondaire 2013 nabwo yari Sunrise. King David nahize 2014. 2015 niga Martyre Secondary School. 2016 niga kaminuza ya tourism. King David na Riviera yahize 2014. Ati ambwira aho yagiye akora. Ati rero 2010 nibwo naje i Kigali bwa mbere kuba muri Oruferina kwa Gisimba. Nabwo akongera ati the best father of all. Uwo ni Gisimba avuga nyakwigendera, the best father of all, meaning umupapa mwiza kuruta abandi kabisa. Okay, muri make ndumva ari ibyo nimvuze nibyo ntemprimye. Wumvise ko yinjiye Kigali 2010 ahita ajya kwa Gisimba. Iyindi minsi yose yabaga muri interna muri Sunrise
vakanse akajyana n'abana noneho nyuma umwanzuro yarabimbwiye muri audio ko kwa Gisimba yaharangiwe n'umwarimu w'umunyamahanga, izina yambwiye numvise atari ikinyarwanda, yaharangiwe n'umwarimu, hanyuma umwarimu wabigishaga amenye ko umwana atagira aho ataha, amusabira kwa Gisimba, noneho vakanse akajya ajya kwa Gisimba kugeza 2012 nyine za orpheline batangiye kuzifunga. Wari ikindi ntavuze, ubu ngubu araho ni umukobwa mukuru yaragraduatinze, bise afite uko abayeho, ariko arambwira ati ndaje numvishe ko ujya ushaka imiryango ugahuza abantu, ushakire mama. Badukurikiye rero kuvejo nibo ndahiga bukware ku neza, yego ndahiga bukware umuntu wese wabaye mu nkambi ya Kibumba, akaba yarakoze mu ma ONG d'aide humanitaire yafashaga abantu cyane cyane Croix Rouge, MSF, ARC, ubwo izindi sinzibuka, ariko yabaga ama ONG menshi. Cya gatatu wabaye mu nkambi ya Kibumba, wakoze muri ayo ma ONG, wakoze spécialement mu byari bishinzwe gushyingura. Noneho nundi wese uzi iyo situation y'umukecuru ugiye gushyinguranwa n'umwana ahetse, iyo ni kategori imwe y'abantu shaka kuvejo maze kubwira nk'abantu 10 rwose. Bamwe bagatangira kumva biraza bakandangira abandi abo bagiye bandangira bakoraga muri ayo ma ONG abo muri Oxfam, bamwe bakambwira ati ntabwo tubizi ariko byakiraho tubabone kabisa. Ikindi cya kabiri abandi shaka umuntu uzi yego umubyeyi watandukanye n'umwana w'amezi 6 wari uhetswe na nyina na nyirakuru, umubyeyi waba yarahaye umwana nyina, yego bagatandukana, akaba atazi uwo mwana, nawe ari mu dukeneye, yego n'abamuzi bazi iyo sene niba abahari yarataruzuza umwaka. Ndabizi neza ko mu Rwanda abahari ntibarenga 30, ako gakundi nako karenza abantu 30 k'ababyeyi babuze abana ariko bakababura bahetswe naba nyirakuru cyane. Abo nabo ubazi tubwire. Yego nibiba ngombwa ko nabanje kumubaza ngo ndabaza nti ese umuryango w'abagutoraguye urahari? Ati barahari benshi. Ati nkiri mu Rwanda narabasuraga kenshi, ni nabo bambwiye ko uko naje mu muryango. Donc urumva icyo gihe ayo mateka ntiyarayaza. Donc abo kwa mama Anastasie barahari, ariko mama Anastasie yarapfuye, famille yamureze. Niwe twakabajije mbese uwo mukecuru wari umuzi wapi? Anastasie ntawe uhari. Hanyuma mama Anastasie afite murumuna we witwa mama Ndera, mama Gasigwa hari. Ngo ari za Rwerere, niba ngo tuzajyayo kabisa. Niwe muntu ashobora kuvugisha uwo mama Gasigwa. Ndamubaze se hari abantu bari bahari nyogokuru wawe washyingurwa wabuzi? Aransubiza ati bose bari impunzi, uretse mama Anastasie ni nawe waganirije byose, abibwira tante wanjye Gasigwa ukiriho ubu. Ati maybe mwavugana, numva ari buzi uko byagenze, ngo mukuru wamfate. Uyu rero uyu tante Gasigwa ni murumuna wa Anastasie. Akaba umwana akaba akeka ko Anastasie yaba yarabwiye tante Gasigwa ibyuko yabonye uyu mwana. So dufatikanye. Ari ikintu baza kuri iyi nkuru? Kugeza ubu ntabwo ari imbere mu gihugu. Ari Uganda. Ari Uganda ku mpamvu z'akazi, urumva ko yagiye muri corona. Yego. Ariko nabyo
nakubwiye icyatumye agore ku rurimi avuga ibyo yakwepaga ushobora gusanga no mu Rwanda byaramubagaho kuko yafashe umwanzuro wo kujya avuga indimi z'amahanga kera ari segonderi kubera iki mbese uwamubonaga wese amukeneye assistance yamubonaga muri bya bindi twanze urumva afata umwanzuro wo kwirengagiza ikinyarwanda akajya ahora avuga icyongereza ako kantu so niba nta kintu ubaza kuri iyi ngingo rero ubwo twakomeza abantu nababwiye ni amagurupe abiri nshaka igurupe imwe yababaye mu nkambi ya Kibumba bakora mu mawenije bazi ibyishyingurwa uko byagenze bakaba bazi iyi kesi y'umukecuru ugiye gushyinguranwa n'umwuzukuru hanyuma kuzukuru akakamujishura kagatwarwa n'umudamu abo iyo ni gurupe imwe indi gurupe niyo abazi umuntu waba yarabuze umwana mu gihe cyo guhunga uwo mwana yari ahetswe na nyirakuru abo nabo ukwezi bahaye ukwezi kurashira tubibonye kuko aba bantu ni benshi kandi barabura abo ntibabura ahubwo reka ubwo ngubwo tubabwire gutyo nyine bamenye ko ari nk'itangazo cyane rwose bagerageze badufashe bahabi noneho mbere yuko tuza kugira aho duhinira nyemerera njye no mu nkuru zisanzwe zindi zo kuri bino bintu byacu twiberaho ku mihanda yacu aba ari byinshi bigenda bivugwaho ariko mu minsi ishize tubonye video ntabwo kubera aho tekinoloji igeze ubuziranenge bwa video ntabwo wahita wemeza ngo uyu muntu ni 100%. Oya arasa ku ntego ibyo ngibyo izo ni speculation no opinion. What is the case? None nanjye ntanga amasomo yanjye ni cyo nyine. The case is video twabonye tubonamo na video rwose ya kandida president Dr. Turavuga tuti ibi ni ibiki ibintu bikomeje kuba ibindi blackmailing si ibindi bintu birumvikana bira no kwibasira ni ukwibasira ariko reka nteri metero wabibonye ko abantu barayimpaye nge nirinze kuyigwa kuko ntabwo byo nabikwirakwiza ntibishoboka na nijoro ari umwana wabisabye wa undi wiganye n'umudamu wawe nambwe ni sinjya nkwirakwiza ibintu nk'ibyo niwi icyo nakoze ni ikinkimara kuyibona numvise ari ishyano ariko ikigaragara cyo ntabwo ari we umuntu siwe umuntu siwe kuko nabanje kuyireba ukabona umutwe ntubuja yego kandi pari raporo y'ibyo arimo hari ahantu abari gukora bahita muri CMM concentration maximale mortelle iyo igitsina kiri gukora ni umubiri wose uri gukora ntabwo igitsina cyari kiri gukora ngo figire ngo ubone no hagomba kuba impinduka either urahumbaguza urakanura urahumeka insigane yego nta birimo bivuze ngo noneho iyo noneho ari ukuvuga ngo ni wowe uri kubyikorera commande donc urumva kwikinisha kwa kwikinisha byanze bikunze ni umutwe uri gukora kandi uri gukora ibintu bibiri gukomanda no kujya muri mood ni ukuvuga ngo umuntu umwe niwe stimulus na response yego icyo gihe rero byanze bikunze mu maso bigomba kugaragara ugomba kuba uri concentré cyane oya byitondere banze ikurikira gukurikiye ubwonko bwawe uba wabushyizemo abantu babiri yego uri gustimira n'uri kuryoherwa ntabwo ibyo wabikora rero ngo umutwe ugume gutya gutise either uramanifesta kuryoherwa cyangwa se umanifeste gukomanda ntabwo wamara umunota no amasegonda 30 uri muri ibyo umutwe utabuja nabibwiye umuntu arambwira ati ku munota wa rimwe umunota n'iminota ku munota umwe n'amasegonda 40 ati umutwe urabuja ariko nicyo gihe nigishoboka paraporo ya muvuma z'akaboko ku mubiri ntabwo byashoboka ko ubu either ura muntu ni nk'igisitatu bateretseho icyo ni kimwe icya kabiri noneho turebe ngo niyaryari
iriya foto ni iya 2017 n'ubundi mu matora. Ese ni iya 2017 n'ubundi mu matora. Icyo babyita ni nka chantage niki, ndaza kubigarukaho. yego Byakozwe n'abantu, ubwo ndashaka kureba n'ukuntu yagarutse. Nanabajije nabo mu ishyaka. yego Nabajije umuyobozi wo mu ishyaka ambwira ko ntabwo nabajije nyir'ubwite, ntabwo nari kuba, nabajije umwungirije. Arambwira ati ibi ni ibintu bya 2017 n'abandi bantu ba mu bintu bya media barabizi. Iyi foto yasirikiye 2017 yaranaregewe muri CID. Abantu babikoze ngira ngo niba abantu ndakwita guseguki, ntabwo ari abanyarwanda by the way, ni nka Nigeria cyangwa ahandi hantu haba bahakeri babebeje, bagamije kugira ngo babwire baka amafaranga Dr. abasikama Vara abasikama, vara ni nayo terime. Bagamije kumusaba amafaranga kandi kuko bagiye bayamusaba arabihorera. Ari kugira ngo banduze image ye nka kandida president. Ari kugira ngo bakwirakwiza isi yose imone ko nta muntu murimo. Wala. Hanyuma abayikwirakwiza bo rimwe na rimwe nagashye. Urabona iyi mihanda igurisha ibizima n'ibipfuye, ibisenya n'ibyubaka, ibyangiza n'ibisana rwose. Kiriya rero ku mihanda urumva ukuntu abantu baba bari kugisaba, ugishyiraho konte yirazamuka. Uko yumva? Yego. Ibona abantu barashika bati turebe kandida president wikirije, bikaza ari byinshi. Sibye ko kiracyo ntiwagipostinga. 2017 banza baragihagaritse. 2017 basaba amafaranga, uko umuntu wo mu ishyaka yambwiye, sa amafaranga Dr. arabazikana bifata ubusa. Noneho rero uyu munsi kigarutse, inzira n'ebyiri. Iyo nteye imetero iya mbere nabwo tuvuye mu matora, barakigaruye ko tuvuye mu matora, kandi noneho ubwo yabaye n'uwa kabiri. Icyo ni kimwe. Ariko nanone kubera ko cyari gisanzwe gisirikira mu bantu bafite aho bahurira na social media, hari abantu benshi bo kuri no mihanda bari bagifite kisinziriye kubera ko ari icya 2017. Abantu bashobora kukizana kandi kanyuma bashobora kukizana mu rwego rwo kuzimya ibyari biriho bitrendinga. Urabona ko Sabe amaso yose ari kuri we. Yego. Kuba hazi ikindi kintu, urumva Sabe nubwo ari mugari ku mihanda, ariko na kandida president wabaye wa kabiri mu majwi, bishobora gutuma abantu barangarira kuri kiriya bakibagirwa ibindi. Cyangwa se mbese ni nko kuvuga ngo ku mihanda hari iki. Ejo hari warimo bisubiramo ukuntu twabanje kwa ba Jihadi, tujya kuri ba Yago, tujya kuri ba Rwema, habateyemo ego arya ngo nishanga gutyo. Ubu hariho Sabe ni nawe uzanahatinda dayero. Kiriya rero cyari kije nko kuba cyatuma cyarangaza abantu, ariko iyo birebye neza abantu baba mu bintu bijyanye na media bazi ko ari icya 2017. Iyo metero ya kabiri mu ishyaka ntabanga ngira SG w'ishyaka wa Green Party twaravuganye, ndabimaze ambwa ati ni icya 2017 baba bashaka amafaranga, bari kumwaka amafaranga kandi yari yabimye, ni nk'umuvuga ngo ntacyo chantage. Yego. So kukigarura ntacyo bibwiye uvugwamo, ntacyo bibwiye ishyaka rye, abagamije izindi nyungu, kurangaza abantu, bareka ibi bajye kuri ibi. Ariko ngira ngo abantu indangare kurangara byo si bya benshi, ariko ako kantu ko kuvuga ngo kakuza konti, Yego. kuba kakuza konti kamenyekana
nabyo nazo kuko urumva imihanda nyine ibifite inyungu n'ibidafite inyungu byose bireke. Ngira ngo rero niba ari icyo washakaga nuko ni izo metero. Ifoto ni ya 2017 nako video ni ya 2017 amatora arangiye n'ubu turayarangije akanyuma nari nibagiwe yewe nari nibagiwe abavuga nabo Rwanda bashobora uzabyumva ushobora kumva inkuru uti dore leta imirasebya kandida president. Ibyo nabyo bishobora gukorwa muri urwo rwego kugira ngo barangaza abantu bati iyi video irakomoka mu bantu bavuga kwa kundi haba hari abantu batumva ibintu nk'abandi cyangwa se bakuririza ibintu. Hari n'abihakazi bakavuga ati dore hari umuntu uri gukwirakwiza kino kintu kandi akorana n'ubutegetsi so bwamutumye kandi ibyo sibyo. Ikintu ni cya 2017 bashobora kuba ari aba Nigeria. Aba Nigeria nibo bateye imbere kandi basaba amafaranga. Donc bivuga ko bakominitse nyiri uri kuri video bamusaba amafaranga. Abarya sini. Mwishyaka birazwe. Nyirubwitarabizi. Ntawe byakagombye gufata umwanya. Ariko kubigarura ubu tukiva mu matora turi hashize igihe tuvuga kuri Sabe. Donc kuba tukiva mu matora bakongera akabigarura kwanduza isura ye cyangwa se no kuba hari ababyuririraho bakavuga ko ari inshuti z'ubutegetsi ziri kubikwirakwiza. Ibyo rero byose abantu bose baraspekira buri wese ashaka product ashyira ku isoko ariko kameme rimwe na rimwe umuntu akashaka nibifatika. Muri make ni icyo gicyo nakivugaho. Ntabwo nubwo ndi bugitindeho cyane ndanyuzwe kubera ko impamvu ahantu turi kugendanira kuba umbwiye ko iki kintu ari igikorano yego nkurikije ukuntu nanjye nahirebye hano ntihaburamo AI. Ntabwo yabura no biranakubwiye no banza abantu niba banza batekereze imibonano mpuzabitsina y'abantu babiri wabumvise badahuje igitsina umugore n'umugabo babanze bakurura iyo situation iyo simwe bongere bakurure nubwo ntabyemera bakurura indi mibonano mpuzabitsina y'abantu babiri wenda bagihuje nabyo hari uburyo babiyumva. Noneho nyuma y'ibyo ukurura umuntu uri kwikorana imibonano mpuzabitsina n'ibindi umbwira ukuntu yamara amasegonda 30 nta guhumbaguza nta kwasama nta gusakuza nta kuzunguza umutwe nta kwishima guteza ntabwo bishoboka kwasama kandi ngo muki kwasama gutaka kurira kubira ibyuya kwishima ni byinshi kuniha n'ibindi nkabyo none ikintu cy'istatuere buryo ahandi akaboko kari mu bindi ibaze umutwe uri gukora ibintu bibiri cyarimwe ntabwo bishoboka nuko urushatse wanabireba n'amasegonda 5 sinzi ko byashoboka. Dusoza rero sinzi icyo wambwira kuri kano kavido ndi kubona bari kugenda bakata abantu ka Mutabazi ndiko nari nabagakase bagaha umutwe ntari busome bavuga mu mazina neza Mutabazi hano yarayivuze iyo ntabwo ari topic ahubwo ikiganiro yakoze adekarara ko ari muri divorce n'umugore we yego nyine akabaye isisije kuko urumva twe turi ku muryango kandi tuba dushaka ibintu binini. Icyambere nkuko nakubwiye ariko niho bagakase n'ubundi muri icyo kiganiro ntacyo kavuze yavuga kuri divorce yego reka turebe divorce ararusenye iyo umuntu byaye kangahe ararusenye. Icyambere divorce ni ibintu bisanzwe mu buzima ariko divorce ku mihanda nicyo kibazo ko imiryango yacu twayiproteje mwuka byaramo twayikura hano kabisa cyo nicyo aho turi kugendana none se ubu nintaha umugore akanyima ibiryo nze mbivuge ni inkuru nankurura amatwi nze mbivuge kandi wenda ibyiza byo birashoboka ibyiza birashoboka
umuntu wo ku mihanda akoze ubukwe kuba byavugwa sava, yego, ariko mu bibi numva nta mpamvu, kuko imihanda muri zimwe muri misiyo haba harimo no kwigisha. So gukwirakwiza ibiri negatifu rero bisenya. Ukoze divorce umaranye umugore imyaka tuvuge wenda 10, leta bivuga ngo wa wundi nundi witana aravuga ati tsiye n'abicumi baratandukana, ntacyo ndamira. ubwo urumva ingo zasenyuka nyuma y'urwo utaba wabigizemo uruhare wowe ku mihanda. Ntabwo ngiye divorce ya Mutabazi nuko niyange yaba nta gishya kirimo, ariko kuyizana expose ngo avoka wanjye yamaze kugera kwa kuntuza bakavugamo numvise n'ibindi byinshi bakavugamo ngo Mutabazi ngo afite ngo mu muryango baramuciye ngo bagize ngo bamuriye remove ngo bamuvanye ku rubuga rwa famille ngo kubera ko ngo ku rubuga ngo hariho umuntu ngo wanyuze kuri Yellow Paper. Ibyo ubuzima bwacu none kameme asaba se ko Mutabazi yavanwa muri groupe, cyetse abasaba atari abantu nese kuba ari muramu we yaza gutegeka umuryango ku buryo umwana w'imfura avanwa ku rubuga rwa famille ngo kuko wasoze kuri Yellow Paper niyo yaba ari green. Icyo ntibishoboka. Ukaza mu muryango ngo kubera ko utunze umukobwa wabo ukabateranya n'umuhungu wabo w'imfura. Oya bafite ikindi bapfa. Kandi kabarira ntabwo ari ubuhungu uzanabaza n'umudamu muzehe. Ndi nyine ndavuga papa ise wa Mutabazi na mama we ndumva haba ibindi. Ariko si cya kabiri bakuriye remove muri groupe WhatsApp ya famille ni ngombwa guhita ujya muri divorce umugore wawe bigize muri ruhare. So impamvu zishobora kuba nyinshi za divorce ndabyemera pe, ndabyemera, ariko kwizana ku mihanda ugatangira uzana impamvu ntabwo kuribwa remove muri groupe ya WhatsApp ntibyatuma tera divorce. Ubwo hari ikindi kibazo hari ikindi pe, kandi nanone cyaha bakitaha bigumane muri famille. Isi imihanda iramugiriye ihe nama. Iyo nkuru ntago ari inkuru, uriya mwana araduhombeye kabisa. Ndababaye kabisa. Oya ntabwo ari kuriya. Iyo nkuru ntago ari inkuru emotive. Iki iyo yo kuvuga nguje kuvuga divorce ibintu bibi. No reka biriki negative vibes. Ibyo ni ibyiwawe. Ibyo ni ibyiwawe. Ni ibyawe kabisa. Nanjye aho ngaho ndabyumva. Ubwo nanze kuvuga ibiremererega biravuze ngo banyimye ibiryo mvuga kukururwa amatwi ariko n'ibindi banyima ariko ntabyo nazana hano. Wabyumvise noneho ibyo nabikwebye ariko waza kuvuga ngo banteye umugongo nicyo washakaga unarariye ngo bandaje hanze ukazana ku mihanda. Ariko waguriye umugore igikwembe cya Waxi Hollande ukemere kuba wabyigamba cyane. Nibura abantu bakaravuga ati wa mugabo burya ntabwo ari ibigambo gusa azi no kugura umugore. Ariko by the way naringiye ntabivuze yakorari nemereye ibitenge ejo narabiguze. Wow, aho ni sawa yabawa mukenyere na ba Rusine tujyane ibitenge. Urabyumva n'abandi bababwire korari mutuze ibitenge nabiguze. Ikindi cyiza kirimo nabiguze mu iduka ry'umufana. Wow, uzukuru ni bizima wa narinjiye bati umukobwa agiye gukora fagitire ngo zana tini namba nge ntabwo ndi umucuruzi nawe nyiri sebuja ati reka ntacuruza ati ni umunyamakuru si umucuruzi. Nkuko korari ibitenge bya korari ebana mukabara keza wari umuhigo ugoye kuko nabyemeye ryarera manza ari imbere ya anniversaire gato ariko rero navuze ko nzabitanga mu kwa gatanu nyuma sinzi ukuntu nibagiwe. Ejo rero nyuze Nyabugogo ninjira ahantu mu iduka noneho nsanga ari iry'umufana bese inuka itababuye amata abyara amavuta nawe yanambwiye ati rwose ati yikorara umunsi yaririmbye yambaye ibi bitenge uzayifate video wishyire kuri pano ayuguze ibitenge azigarura kandi koko nibyo azagaruka nta nubwo nta amezi abiri gusa. Ibyo rero kubyigamba sawa yego sibyo se iyo korari nayiguriye nayemereye ibitenge twagiye mu kintu kimeze nka graduation
y'umugabo w'inshuti yanjye w'umurokore baririmba neza kuko baranatwakira turishima ba Rusine baranabyina nyine za ndirimbo z'abarokore hari hagiye gushya twari twajyanye na Jean Marie ibona ndishima ndavuga nti rero ngiye nkurikije umudamu twari kumwe tubemerera uniform ndabyibuka rwose ibyo bihe ubwo rero kubishyitsa iyo mvuze icyo ngicyo ni ukugira ngo n'undi wese aba yafata iyo ngeso yayigira niba ujya ahantu korari ikakuririmbira ititaye ngo ntusenga akamanuka ititaye ngo usengera he ititaye ngo ntusenga ititaye ngo ntutura bakakuririmbira bafashe umwanya wabo bakoze repetisiyo ayo masaha mumaranye izo ndirimbo kubera abashyitsi nawe urimo rwose ushoboye wabikora ibyo rero kubivuga hano ntabwo ari ukwiyemera ngo icyo nkoze bya bindi bavuga muri Bibiliya ngo icy'akaboko gakoze ngo k'ibumoso ngo ibyo aha ni imico myiza turi kwigisha n'abandi n'abafite aho basengera si ngombwa ngo ujye ufasha abo musengana gusa nabo muri ADPR kandi singira ngo harya maze ntabwo sindibuka hari urusengero rwa ADPR ndimo ndabyibaza ariko ni abantu ni abanyarwanda kandi iyo baririmba birafasha iyo bafashije abantu bagakizwa nanjye utabonye umwanya wo kujya gusenga at least nakwemera umurimo wabo iyo bahinduye umujene wari igisambo ntuburokotse bigiramo no kubaha abagabo bakigiramo kugira isuku y'abana buriya nta muntu usenga akaba yagira umwana wavuye mu ishuri cyangwa uko nabonye bambaye bakeye byanze bikunze no mu ngo zabo zirakeye kandi iyo ingo z'abanyarwanda zikeye nanjye mwumva nkeye so rero niyo mpamvu nyine ubwo banabimenye mu gihe ntarabona umwanya wo kubijyana birahari rwose birahari nzabibashyira hanyuma nibamara kubidodesha bamaze none tujyeyo turirimbire nk'amakorasi abiri babyambaye rwose aho ngaho rwose Dani nawe tayari oyo ubwo tuzajyana imodoka eshatu kuko icyo gihe twari twuzuye ubwo turongeraho n'abandi mbese tugende turi package korali ni ikarembo yagiye kubyita zaza ari mu Gatolika ni ikarembo so ubwo rero babyumve ko ibitenge birahari bategure umutayeri abapime bifata mesure yego bashaka umutayeri mwiza w'umuhanga yego batangire babapime bafate mesure neza hanyuma nibamara kubadodera tuzasubirayo kabisa baturirimbire ubwo rero ndabizi ko izaza hariyo abantu badukurikira cyane ba Janti nubwo ari umudivantiste we ubwo umugore we ntago arimo ubona guri ibitenge na ba Bonaventure korari ni ya ADPR ariko abafana mfite hariya bavanze amadini ushobora gusanga no muri iyo korari wenda mfitemo nk'abantu batatu bamurikira ariko ubutumwa ndi gutambutsa ni ubw'agace kose yego rwose korari ADPR Karembo ibitenge birahari nta n'icyumweru tuzakurikira kuri 22 buriya nka 29 twagenda sibyo ubwo mbaze weekend yejo bundi ni 15 ikurikiyeho 22 ikurikiyeho 29 twagenda ubwo ndaje mbwire Riza na Rusine ko nibo bantuza ba groupe shock agakundi muriro kabisa tuzagenda tubahereze nibamana no kudodesha dusubireyo baturirimbire ubutumwa ni ngombwa rero bivuze kugira ngo nundi ubyumva babwire yego niba hari abarimo nabiruhande cyane Janti na Bona Janti we ni umudive ndabizi ntabwo ariko arabazi abaririmba muri iyo korari harimo abazi urabivuze Danaraseka nibuka impamvu asetse oya ubwo n'abaramuri oya umunsi nagiyeyo nabo ntawamenya ntabwo tuzajya ari ku isabato ubwo nicyo tuzajya ari ku cyumweru ni umunsi w'akazi yego asante sana rero asante sana Karenge